yanagize chance yo kugira aba bowlers Keve, Fiston, Pape, Aziz byatumaga nyine kakanu ko kuvuga ngo Rutsiro ngira uhererekanye ngo ngirubaka byabagoye kuko Rayon Sport iminota myinshi niyo yabaga ifite umupira. Gusa nta gucenga ijambo ngabo ikibazo gikomeye kindi Rayon Sport ubwo ibyo yabikoraga nibyo ariko kayi ikibazo muri Mediane kubera ko ejo twabonye Richard ameze nko yarasanzwe akina mu gice cya mbere nyine byasabye yuko n'umutoza bibona sinzi mbara bibonye ko rwakabonye ko harimo ikibazo gikomeye muri Mediane azanamo Sefu bituma Pape nako Richard yigira imbere yashwe ahubwo ryazanyemo Sefu abari ukinira imbere ya Richard ariko se ndakubwira ukuntu byagenze umuntu witwa Richard kwambura baro ni ibintu bidasanzwe bizwi kari kariteye ariko asigaye abikora ahubwo ikintu cyari kisanzwe kizwi kari karite ya Richard ejo yatanze assist nziza bari nyura mu bantu ariko Richard bari sigaye itinda mu maguru ye ukabona ikubise mu kaguru kamwe ikubise ku kandi adversaire arayitwaye Richard bari sigaye yanga kuva mu maguru ibyo bintu babizi meforume y'umupira umuntu witwa Richard ejo byari byanze ku buryo byageze ahantu bashyiramo Sefu bavuga ati okay Sefu kwa kazi no kwambura baro araza bakinane ariko Sefu niwe ba drivingishaga imipira niwe bayihaga ngo ayitange kuri bagenzi ni ibintu Richard baro byari byamugoye bigatuma akora amakosa urumva kwitindanye bakagupressinga hafi kwitwara uhita ukora nk'ikosa ejo Richard yashoboraga no kubona ikarita itukura rwose yakoze amakosa menshi nka kabiri bigaragara ko kumukinisha gatandatu biri risky kuri mukura mu gikombe cy'amahoro gukina yegereye defense arimo atakaza bene utwo dupira kandi agira n'akantu kuko ntabwo yihuta buriya urumva rero ibyo byose biba byakora ku ikipe gusa ikipe ya Rutsiro uburyo bwa mbere yabubonye ku munota 28 uwo bita mu mbere Mbusa Jeremy umupira yazamukanye arawutera pasi yarawusevinga kuri pasi rukuntu urukundo rw'abareyo rutamusanga byihuse bitewe n'ukuntu yatangiye ariko pasi yafashaga rwose ikipe ya Rayon Sport yagiye ibona mu opportunity menshi yo gutera mu izamu murimo muragenda muyabona bari kuri TV10 aho Aziz Basani yirukankanye umupira akawutera umupira ugaca ku ruhande rw'izamu rya Jean Paul akufura muhire Keve yateye ugafata mu rukuta igice cya mbere nuko cyari kimeze muri make tutabitinzemo igice cya kabiri cyagiye gutangira hiti bagiye muri vestiaire bakora inama nk'abatoza kandi ngo bari bayoboye game amakuru namenye nuko n'uwitwa Eric Irambona yari yamanutse yagiye muri vestiaire biranashoboka aho ngo sinabihamya ariko biranashoboka ko abafite n'ubutumwa bw'abayobozi ikintu cyabaye Fabrice besa mukuru mubazana bugingo hakimu ko Fabrice yasufiye pe kandi atari uko yari afite menace afite umukinyi wenda ngo winga ngo hatari nguri mu menace ubwe nyine ahubwo yari menace Fabrice yari afite ubwoba umupira woroshye gufunga ukuntu uramurenganye kandi ko gutinya icyo kintu cyamugoye cyane ngetamukora ubwoba buzashira ariko niba kuba zigukina byo ababona tize zazi gukina abakubwira barakubwira ati ahubwo ubwo bwoba niba mushyiremo bukomeze bushire icyo bushire naba Jesus babashakira iminota kuko ni ibintu bizafasha rero mu bihe biri imbere kuko bafite amasezerano n'igihe kirekire kandi abakinyi batobeza ubwo icyabaye deuxième ikipe ya Rutsiro yitangiriye kuri pressure ishaka igitego cyo kwishyura byanatumye Serumogo Ali n'umunyezamu Patient bagaragarwaho n'ikintu cyo gutinza iminota gutamporiza ku minota 46 Serumogo yabonye ikarita y'umuhondo yo kurengura bakavuga ati rengura ntarengure ubwa gatatu wese mu ikarita y'umuhondo kubera gutinza iminota kuri throw in kuri Ani cyo twitaga Ani muri primaire mwe mwabyitaga ngo iki oya ni Ani nyine nani Ani se bikaburuye ruri twari tubizi se umuntu yapfa kuvuga nyine ubwo ikipe ya Rayon Sport ku minota 56 nibwo yaje gukora izo mpinduka za kabiri bavukuramo Abedi Biramahire Christophe buriya ngo kuri match ya APR ngo bamukubise inkokora Watara Yunus ngo yamukubise inkokora mu rubavu n'abantu babyibuka ari ahantu yaguye bajya kumuvura kumbe no ngiyo nkokora agapain kayo yarakigafite none kubera gukunda igitego ngo Abedi baramubwira ati iyi match ya Rutsiro tukuruhutse dukine force 9 Abedi ngo aravuga ati hoya yemeze neza Abedi ajyamo ariko Abedi iminota yakinye Hitimana
Abedi bya bintu byakoraga Abedi wa nyawe, pressing, kugundagurana, guteza chaos muri defense ya adversaire, Abedi ntabyo yakoraga. Abedi yarahagaze, Abedi ategereje ko bamuzanira baro, Abedi bayimuha agakina remise, bamuha umupira agahita asubiza umuhereje, ukabona ya sharpness ya Abedi ntayihari. Abatoza babigiriwemo inama n'abaganga bavuze bati at least we are leading, turi imbere. Urumva? Mu kuba turi imbere, reka duprofite umwataka wacu tuzakenera cyane kuri match ya Police, tumukuremo abona umwanya wo kuri coveringa, abona umwanya wo kwivuza, match ya Police azayikina ari tayari. Bahise bamukura muri Abedi asimburwa na Safe. Ubwo ibyo byatumye pa player bari ujye kuri attack akina nka phone ahubwo kuko argerwa no guca no ku ruhande ibintu cyane bakinaga ubona nta mwataka mu byukuri. Byatumye abatoza babwira Bugingo Hakim wagiyemo asimbuye ndetse na Serumogo ngo ntimwongere gutera centre, mukinane mupasanye mpaka mubonye igitego. Urumva? Iminota yakurikiyeho ikipe ya Rutsiro yari yatangiye gupressa, gushaka igitego, gusunika ishaka igitego, byasubiye inyuma kubera ko uko kuzanamo Sefu asangamo Richard byatumye Keve yigira imbere agasa nk'ujya kwicuma. Buriya byanze bikunze Sefu na Richard bakwambura imipira neza, bakanayikontrola neza kurusha Keve. Keve buriya kenshi akina umupira afite, ahubwo byahaye freedom Keve na Paple yo gukinana utu inde bahererekanya, ariko bari muri zone yo gusatira kurusha uko byaba biri hafi izamu. Kuko inyuma yabo byari byiza, hari secure, hari Sefu nko rubivuze na Richard. Ikindi kintu cyagaragaye deuxième miti gitangira Kanyizo bongeye gufungurira Basane imyanya yo kwirukanyiramo. Basane bamucomekiye imipira akajya nyanyagira agahindura munyezama akagundagura. Basane je yagize match nziza cyane, ariko ikipe ya Rayon Sport iza kubona igitego cya kabiri, ariko Richard muri bukoke jondi yari yujuje agasiba match, yari yasibye igikombe cy'amahoro, sibye Peace Cup. Richard baze kundebera niba atujuje nawe. Ko Richard ku minota 39 yabonye ikarita y'umuhondo, mbona citse intege, ndibaza niba tujuje ikarita ishobora no kuzamusibya match ya Police. Byombi birashoboka. Ndaza kubaza aho kuri icyo kintu cyazize Basane, murabona ukuntu Azizi Basane yagarutse season itabaye nziza. Ariko ahantu Rayon Sport ikeneye amaboko, ikeneye abakinyi bari serie, ikeneye abakinyi bari tayari, murabona ko ariho yatangiye gusa nkaho yongera kugaruka. Murabona ko ariho pa play arimo agaragara, arimo afasha Rayon Sport. Birero nibyo bigaragaza ikipe ikomeye. Niyo mumaro kugira ikintu kimeze nka balance muri effective mu bakinyi. Kuko uwitwa Adama Bagayogo ntituza aho yagiye. Adama ntago tuzi, ariko nawe haranu yafashije Rayon Sport champion gitangiye ifata wenyine. Rayon Sport ikorara n'imikino 9 itsinda. Adama Bagayogo yazaga amasimbuye ari ubusa ku busaka barakibuka, ugasanga afite igitego. Adama Bagayogo n'umusimbura ariko afite ibitego 6 muri champion. Nta mukinyi ujya upfa kugira izo statistique hano i Kigali. Adama yasubiye inyuma, Azizi yagarutse, namenye ko ngo rwose Azizi Basane na ya crew bagendanaga amajoro, ngo Azizi yarabiretse cyane. Ubundi umupira uhiture pondo hitubibona nta. Hanyuma Asanana ntabwo mperuka amakuru ye. Byihutisha ikipe ya Rayon Sport yahise bona penalty ku munota wa 72. Iyo penalty turaje tuyidetaye tujye mu bya kuko yateje uruntu rumwe, yateje umwiryane, yateje kwibaza penalty niyo cyangwa siyo. Kubera iki? Kubera ko mu minota 5 yari ishize ku munota wa 68 ikipe ya Rayon Sport abafana bayo barekramye penalty. Hari umupira Azizi yirukanse ku ruhande rw'iburyo, aragenda abareba batekereza ko bamuhiritse, ariko ari we warengeje umupira. Icyo cyo nakibonye n'amaso, niwe warengeje umupira. Ahubwo premier assistant asifura ko ari umudefenseri wa Rutsiro wayirengeje, byemeza ko nubwo ikosa ryaba contact yaba yabayemo, umupira wari ufitwe n'umukinnyi wa Rutsiro. Ntabwo ari Basane wari ufite umupira. Abantu bavuga ko yakaba yari penalty, ariko biza kurangira umusifuzi atayemeye. Yari ari kuri pressure rero. Reka tuze mu kaya turebe penalty ya nyayo.
Marido. Reka mbibutse ko turi kumwe na restaurant nziza cyane yitwa Mega Restaurant and Coffee Shop. Ni hano hirya gato rwose mu Gisimenti. Ni restaurant imaze kubikimenya bose kubera iki? Bagira speciality utasanga handi kubera ko ya mafunguro yacu hano gakondo nuko buri mu rugo iwawe watetse. Nubwo niba ari kijumbura kibonayo umwumbati amashaza urumva ubunyobwa kira kitu nuko akitekera mu rugo rwose bafite iyo speciality yuko icyo wifuza iyo cyose cya kinyarwanda kiriyo. Hanyuma ariko nabifuza byabi ribwa byokeje nabyo barabifite muri Mega Restaurant cyo bita fried food. Urumva za chicken legs amafish n'ibindi bitandukanye mu bagane. Hanyuma abafite ibirori bagane barabategurira amafunguro meza ubwo ni ubukwe na za anniversaire n'izindi events zitandukanye. Hanyuma ikindi nuko nabonye ari abantu bizewe buri weekend ubusanga batumiwe za muri Kigali. Nabonye ubukwe bugezweho cyangwa se ubukwe bwa bundi wavuga ngo bakira abantu neza. Ibyo byo nabizi. Aba batekeye ni abangaba. Mega Restaurant and Coffee Shop. Ibyo ubukwe naraguhariye rwose. Hanyuma dukorana outside catering ubwo ni nk'abantu bifuza ko twari tubazana ibiryo aho bari batavuye mu kazi nako kanya tunagira coffee iryoshye cyane. Ni inyuma rero yo kwa Rando mu mugongo kwa Rando muri ura muhanda ugana kuri Ribu Iremera ni hagati ya Ngabo Pharmacy ndetse na Reliro 5 gusa naduhamagaye kuze 7857 bayita Mega Restaurant. Hanyuma nibutsa abantu ko ngabo ritangazo se twarinyuramo rya Kigali Institute of Operation. Oya ntabwo ari itangazo. Namara niryo. Dashwi. Nkuganirije. Batise. Kigali Institute of Professional Brokers iramenyesha ababyifuza bose ko kandi buje bisabwa ko kuva tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2025 hasi n'ibyarangiye. Byaratangiye ahubwo by the way. Ni gahunda batangiye gahunda isanzwe yo gutanga amasomo igihe gitoya muri programme zayo zitandukanye. Nka Rio Estate Brokerage, Automobile Brokerage, Insurance Brokerage ndetse na Currency Trade. Aya masomo kandi atangwa mu byiciro bitatu ari byo Foundation Level, Advanced Level ndetse na Specialization Level. Warangije rero ubwo ni kitonderwa warangije amashuri yisumbuye ashobora kwiyandikisha amasomo atangwa muri weekend cyangwa se mu minsi y'akazi. Ndetse ushobora kwiyandikisha unyuze kuri wa3 Kigali Institute bifatanye @RW. Kubindi sobanuro duhamagara kuri 079 44 24 44 8. Impamvu ubwo navugaga ko atari itangazo ahubwo ni inkuru nziza yo kubwira abantu bashaka kwiga uyu mwuga w'ubuhuza ko abarimu baturutse mu mahanga bakomeye cyane bamaze kuhagera cyane. Ubwo mbere yuko dusubira kuri rero nibutsa abantu ko ahantu heza gukora siporo ni muri tennis club ya Nyarutarama. Niba uri umuntu wikundira gym nziza ya mbere muri Kigali muri tennis club ya Nyarutarama. Niba uri umuntu ukunda koga piscine nziza ya mbere muri Kigali iri hara muri tennis club. Ushobora kuba kandi ukunda ibijyanye na aerobic kumwe abantu babyina harimo akaririmbo mubyina mu myitozo hatari muri hara muri tennis club nako kanya bafite abarimu b'inzobere. Sauna nziza, steam na massage biriyo. Abifuza gukina tennis hari ibibuga bya tennis byiza cyane. Table tennis irahari mu bagane. Bafite n'izindi service nka bar na restaurant ndetse n'amacumbi arahari. Duhamagara kuri 078832217 ku bindi bisobanuro. Ngabo warugeze kuri penalty yanzwe cyangwa se yarakaramwe n'abareyo. Nari ndimo mbwira hiti n'abadukurikiye ko hiti match ntabwo yayirebye. Ako kantu kabaho mu mupira. Aho umusifuzi adasifura nk'ikosa runaka mu kanya hakurikira hirindi nibwo ryaba riri soft. Riri soft kuri rya rindi none akagira pressure na panic agahita afata umwanzuro. Ibyo bintu byari byagiye biba kanyizo twari twicaranye ugasanga harimo cya kintu kiba mu bareyo ngo Abdul aratwiba. Icyo kintu byanze bikunze na Abdul kimugeraho. Abdul yanga nko gusifura ikosa ryakorewe reyo rimwe kabiri ariko na Rutsiro bayikorera ikosa ubona rigaragara ukabona nabyo yarabyihoreye ngo abigire nko ku balance. Rero ni match ubona yarimo bene utwo tuntu twinshi haba kuri we no kuri premier assistant mugabo Eric. Hanyuma nari maze kukubwira penalty Rayon Sport yashoboraga kuba yarabonye ntibayitange iminota nk'itatu yakurikiyeho hahise haboneka ikosa rya kabiri badufashe mu mashusho kugira ngo turirebe turyanalize ni koko ni penalty. Hitimana igitego cya kabiri umupira wari uri ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Sport aho Fisto yakinira ntabwo bya bindi bakina Fisto ari nko muri mediane ntabwo ariko byari bimeze. Ikipe ya Rayon Sport yakinnye
Fiston ari ku ruhande rw'ibumoso nk'ahandi Haji yakinaga nyine yaranabagoye Fiston rwose kubirigita kwa kundi umuvuduko n'iki byose yararimo yitwara neza. Umupira wari uri mu kirere noneho uwitwa Kwizera Bahati Emilie ukina kuri kabiri ukina ku ruhande rw'iburyo yugarira kapiteni wa Rutsiro azamura ikirenge noneho Fiston wakinisha umutwe. Reba ukuntu Emilie areshya, urebe na Fiston ukuntu areshya, kuzamura ikirenge undi agashaka gukinisha gatuza bibyara ikosa kuko mu mupira baravuga ngo iyo ikirenge cyarenze chest no kuvuga ngo iyo ikirenge cyageze hejuru y'agatuza biba ari ikosa. Ariko ikibazo kirimo abantu bose nta ushidikanya kuko bari ikosa, ikibazo kirimo ni ese ni muri penalty cyangwa si muri penalty. Ibyo rero nibyo bisaba ko babitwereka neza tukamenya ni penalty cyangwa siyo. Ubwo ni ikosa ryavuye muri penalty yatewe na Rukundo Abdulrahman pa play ngabo komeza igitego cye cya kangahe ni cyambere bombi batsinze igitego cyambere. Ubwo icyabaye ni ikirero hiti kugira ngo abantu babyumve, akaguru ka Kwizera Bahati Emilie gahagaze hasi kari hanze ya box. Noneho akaguru kuko kari hanze ya box ariko hafi y'umurongo, akaguru yazamuye. Hari abavuga kwari kuri muri box kwari kuri muri box, ese akaguru kari mu kirere, urumva ni ibintu bya VAR. Ikosa bakirikora of course Fiston kibyumva ko bamukoreye ikosa yaguye surface byatumye akaguru ka Bahati kari gahagaze hasi hanyuma kari hanze ya box ariko akarambuye ko kareba muri box. Igisigaye rero byasaba guca imirongo tumenye yabereye muri box rero duca imirongo ngo tumenye uko bimeze kuko bitandukanye nikosa Henrik Mkhitaryan yakoreye Lamine Yamal ejo bundi. Lamine Yamal yaguye muri surface ariko Miki yamukubitiye hanze y'umurongo byaragaragaraga. Fiston yarahagaze ku murongo akaguru Bahati Emilie asa nk'umuri inyuma, akaguru Bahati Emilie yakubise ka Fiston se ntagaraka yakubise ku gatuza yazamuye ikirenge ahagaze mu murongo ahagaze mu murongo iyo ari mu murongo ahitagwa muri box ica mu murongo buriya ikosa ribere mu murongo wa bara penalty yahise ashyira hari aravuga ati ni penalty rero maze Serumbogo afata baro. Urumva abantu benshi bakunda gutekereza ko ari Keve uri butere penalty. Serumbogo yafashe baro ayishyira pa player ayimuhereza aho gatiteri penalty. Keve sinzi niba bari babyumvikanye cyangwa se Keve nawe yarebye akavuga ati Serumbogo n'umukinnyi mukuru agira icyizere mugenzi wanjye ntari mu bakapiteni n'undi Serumbogo ari mu bakapiteni agira icyizere mugenzi wanjye. Icyo ni kimwe pa player muri forme ntaratsindira Rayon Sport igitego muri championnat. Hari impamvu no magaje yaraziteraga no magaje yaraziteraga. Ikindi Rayon Sport ifite igitego iyo pressure ntago ari nyinshi. Rayon Sport itsinda igitego cya kabiri, ibi bitego bibiri ku busa. Match barayikontrola kugera irangiye, bagiye bakora impinduka nyinshi, ba Adama Bagayogo bajyamo, ba Elenga Kanga bajyamo, na Rutsiro igenda ikora impinduka zinyuranye. Rutsiro nawe yigeze kujyamo ariko nabonye ko Rutsiro nawe yinjiyemo. Rutsiro yinjiye ariko ubwo babanyanyagijemo amakarita babugingo Hakimu bayabonye. Bugingo Hakimu ubwo arayibonye nyuma yaho kuri Muhazi yari suspend kubera amakarita n'ubu cyane bishaka kuba ari yambere abonye muri jambo. Ngo Elenga Kanga ku minota 85 nawe yaje gusimbura Muhire Keve kugira ngo bamuruhure nyine kwa kundi utangiye gutegura match ikurikiyeho. Hanyuma Adama ku minota 90 aza gusimbura Azizi Basane. Nuko match yarangiye ari ibitego bibiri ku busa. Ubwo ikiba gisigaye no kumenya icyo bita post match events oya mbere ko tujye kuri interviews ibyabaye nyuma y'umukino. Reka rero ngaruka ku kantu ka Adama gato. Abareyo muri iyi minsi kimwe nkatwe baribaza icyo uyu mujene yabaye nyuma yaho bari baramufashe nk'umu super sub, sometimes akaba yanabanzamo kuko impamvu abantu bamufataga nk'umu super sub nuko inshuro nyinshi yagiyemo asimbuye yafashaga Reyo either agatsinda igitego cyangwa agatanga akazi umunyezamu agakora pe kuko n'umwana buriya ugira amatire aremereye yihuta aremereye kandi ari cadre agana mu izamu.
muri iyi minsi rero niyo bamushyizemo asimbuye ntabwo akora nk'ibyo yari yaramenyereje abariyo muri fazari nk'ejo agiyemo hari umupira yafashe muri mediane kubera niyo mpamyi no kumva atagiheruka gutsinda abariyo barambona bate ariruka acenga abadefanseri bose basigara ari we na Papley ku mudefanseri umwe n'umunyezamu Papley ngo ati mpereza nsindi igitego ashaka kwishotera umudefanseri wo kubitaho urarenga ka buryo ngira ngo yarabutubone Souvenir asubiza inyuma gatoya turebe ibyiriya penalty abisubiza inyuma rwose gato amasegonda rimwe turete tubibona kuko hari ababyibaza bati yari penalty ntiyari yo iyi ni yindi basifuye bakavuga ko ari kona ariko reka turebe ingiye do haranda ko harimo kantu ngera subiremo turebe ko mwana wagira ngo yarari hanze ngizemo akantu ko kwikanga hagarika oya mbere yuko ukoraho bafiso bamukubitiye arinaga bamukubise ari mu kirere yasimbutse tap tap aho ngaho aho rwose aho pe Fiso yarari hanze ariko amano amazuri inkweto oya ariko yarari hanze nicyo cyacanze ubwo rero byamuteye iyo pressure ari mu kirere ariko aguye muri box ajya kuba nkuri ku murongo kuko gihe cyo nabonye n'amaso yanjye neza kiriya kirenge cya Bahati ebiriye gihagaze hasi cyari hanze ya box ahubwo akaba ikirenge cye yarambuye cyerekeza muri box ubwo rero byarangiye ariko uyu mugihe hano ndabona Fisto ari hanze aturebere action yayibanjirije ndumva ari iriya penalty nayo Souvenir ayiduha rwose mu kanya cyane aho ngaho niho bigaragaza ko Aziz Basane nawe bamuteze cyangwa se bamukoreye ikosa abantu batubwire umuntu iyo mukoreye ikosa imbere yaho gato reba uyu ni umupira bugingo yarahinduriye Aziz ariruka bamutereka hasi ko nta baro yakoze se barangije iyi penalty ntibayisifura basifuye ko ngo uyu mupira ngo umudefanseri ari wo pashe kipa kandi yari yawuganagaho yari peno rwose yari igaragara ko asibuza ahangaha mugabo Eric ni wagomba guhita yemeza kiri yari penalty ntiyayisifura ubwo rero niyo match buryo yagenze icyakurikiyeho abayobozi ba Reyo kuva kuri Tadeyo uwitwa Patrick Rukundo uwitwa Prosper Muhirwa uwitwa Gacinya Chance Denis uwitwa Samuel Ntihanabayo bakunda kwita Kazungu abitwa Bagakwaya Olivier abitwa Bandagije Emmanuel Gihozo bose bahise bamanukira rimwe mu kibuga baragenda babwira abakinyi bati abakinyi bacu tubari inyuma nibikiwe babutumwa bwiza cyane ibintu nk'ibyo ngibyo hiti Kanyizo mu bakinyi ba Reyo harimo ikintu kicyuka umwegera akakuga ati umugambanyi twaramumenye umuntu watugambanira gatumaga iyo batsinze nyuma y'ibintu byabaye utu tuntu ntitubura urumva abizera biriya bintu bitari umupira bakaguha ati umuntu wacu bari baramutwaye umufere wacu umuganga wacu ababyizera ubwo niyo mpamvu mba ndi kwirinda kuvuga amazina ewana ubwo bajya muri vestiaire iyi match yari ifitwe na Kanyabugabo ariko muri ibintu by'amafamiye muri stade Kanyabugabo kuntu yarameze yarameze nka Rwaka yari yakaniye ati nimo kuvuga ngo nanjye ndatsinzwe reka Kanyabugabo yari yashyushye anatoza abantu banyuze yaricaranye na shehe wo kuri BNB akanyuzamo akamufata ashaka nko kujya mu kibuga ahantu bita muri Kigali pere ahantu bita kuri Vare harase naho kuri Vare abakanyabugabo bajya bicana ba shehe hari imbere hano kuri Vare mbese nabitwa ba Kamari w'inyamirambo nafite ukuntu Kanyabugabo rero ahubwo mwebwe mushobora kuba ari bwo mwamubonye ariko match zose niko azireba njye nagize ngo nuko wenda match yariye Kanyabugabo n'umuntu witwa Aziz wo muri Kiyovu ni kuri abareba match kandi bicara hariya ubwo rero bakwiriye kujya bicarana na Kenisi rwose bicara hariya kuri profile ntibahuje profile ariko bahuje imyitwarire muri match buri kanya bagari hejuru cyane umukinnyi wa Rayon Sport icyo gihunga nakubwiraga buri kanya yasabaga ko bamukura mu vugiraga hejuru avuga ati umuntu atadutsindisha umuntu Kevin ari match ari baro nk'ebyiri atakaje Kanyabugabo ntabwo yemera Kevin amuvugiriza indi uravuga ati uri mu biki ushaka ko kibitsindwa Kanyabugabo rero kubera ko ari umuntu
ari umuntu ukeka ko hari abakinnyi ba Rayon Sport baba banyuzwemo biranoroshye ko yahura n'umuntu hariya akaba yamubwira ati mbonye umukinnyi wa Rayon Sport ari kumwe n'umuntu wenda wo muri APR cyangwa muri Kiyovu Sport ati kandi ati mbonye batahuye gutyo gusa uyu muhuro utari umuhuro usanzwe utari amahoro Kanyabugabo agahita nawe bifata nk'ukuri buriya ni umuntu nk'uwo biba byoroshye no kumubeshya kuko hari umuntu wambwiye yuko uriya muntu wo muri APR bajya bakunda kuvuga we na Kanyabugabo ngo barahura muri APR bakunda kuvuga Kanyizo hari n'igihe ahita bikubwira kandi ari mind game akabata abahungu banyu ati nabagezeho kare ati kweri ari match bigeze atura mukinyi muramushaka igihe kumubeshera APR igeze gukirana Gasogi noneho Hussein tari muri Gasogi Habimana Hussein uwo muntu wavugaga akajya nyuzamo akabwira ba Kenise kabuze ngo twabura insinzi ngo Hussein ari muri Gasogi ngo urumva ibyo bintu bishoboka mu by'ukuri bivuze gutyo match yabaye mbi kuri Hussein Kenise igihe yaraforshije amubanzamo aravuga ati mukinyi wanjye ndamwizeye ewana arayitanga nka gutya Gasogi birakiriye by'umwaka bisanzwe birashoboka kandi ni iby'umwaka icyo gihe abantu bose bo muri Gasogi batangiye kuri reflecting bavuga ati bari babyabe uzi ikintu bisiga se bisiga umwiryane n'umwuka mubi muri ya equipe nubwo bwose yaba ari mind game ariko nka Hussein yakinnye nabi icyo gihe birangira simbizi uko byagenze nyuma ariko bashaka ko baramuhagaritse urabyibuka hanyuma n'abandi bakinnyi ubwo ngubwo urumva icyuka gisigara muri groupe muri vestiaire n'umutoza aho ngaho ntabagifite control ku bakinnyi be niba bamwe batangiye gushinjwa kurya amafaranga kugira ngo bitsindishe bagenzi babo bababona ko ari abagambanyi ariko noneho n'inshuti zabo nawe ukabuvuga uti Kanyabugabo ari muri bene abo bantu ari muri bene abo bantu bashobora no kumushuka ugasanga uwo muntu aramusutsa arabaye twabura insinzi hari runaka wenda aterega uriya muranamubeshyera ati none se runaka ibyo bintu bigahita bicamo ikipe bice ewana yari yakaniye n'abandi bitwa ba Jean Paul bafatanyije muri iyo famille yo gukotiza ubo agashya bakoze ubundi izi babyise ngo amafamille aya matsinda yo gutegura amamatch akotiza amafaranga atari munsi ya miliyoni 8 niyo minimum noneho akayashyira kuri konti ya Rayon Sport ikaba ariyo iya managing bemeranyije ko prime itagomba kujya munsi y'5 muri champion prime byibuze lo minimum make ashoboka akaba 5 ba Kanyabugabo rero bo bafasha amafaranga ayo gutegura hoteli biki bira byose equipe ikenera mbere ya match bayaha equipe prime barayivunjisha bazanye imishandiko bya bindi bya general ahubwo ni bya Samia begira mama ni bya Samia ari amafaranga hazayanga na Simba bazanye imishandiko muri vestiaire bahamagara mujyanama na Keve bigira imbere babashyikiriza amafaranga yabo buri muntu 5 ryari cyuye abakinyi barangije banasaba ubuyobozi bwa Rayon Sport bati mu bihe bitoroshye turimo byo aho na salary bigoye ko iboneka mudufashe bije bigenda gutya iteka ryose prime mwe kutubwira ngo urabona ngo reka ngo tuzaya bahe ngo navuga ati twebwe abe make tuyacyure abe make tuyararane ayo mafaranga ku mukinyi bakubwira ko aryoha kurutuko iryitano mukinya acyuye arikuye ku kibuga bari muhere muri vestiaire riryoha kurusha 250 wamubwira ngo uzayamuha ku wa mbere abakinyi turaziranye hagira umvuguruza Kanyizo abakinyi bakunda kayenyeri Souvenir aradufasha aze kugenda atwereka amwe muri ayo mafoto babaha aya mafaranga abajene nabo bishimye koko bari guseka bamwenyura envelope bayakuramo azirikishije fimbo ayo hari naka video nshaka ko Souvenir atwereka uburyo icyo what it means to Rayon Sport iyo ibonye insinzi nk'ingi urabona uwitwa Tadeo Twagira Yezu
uburyo yakomaga amashyi ntabwo ari uburyo busanzwe. abari kuri YouTube na TV tene kubona amafoto imishandiko yamuhire Keve wa kapiteni w'ikipe ya kuri mugabo yakaje yitwa Ngabo urasiyo Jean Paul ra nabantu b'inyamirambo b'inshuti yawe akanyabugabo cyane. uyu nguyu se wambaye jezi ya Leo Wegere Keve muremure ntabwo muzi gusana wambaye ingofero oya wambaye ingofero n'umuhonkere ahubwo wa Gacinya okay Jean Baptiste. So ibi rero intsinzi ya Rayon Sport isobanuye iki? Ibibazo byari bimaze iminsi bivugwa muri Rayon Sport iby'abakinnyi iyo bibaye gutya usanga no hagati y'abayobozi hari abantu babishwanira kubera wenda kutumva ibintu kimwe. Bamwe bashaka gukaruma situation bavuga batari ko muri tukabyihorera, abandi bavuga batari ko ni gute twakomeza gutunga abagambanyi, ugasanga nabo sometimes nabo baranabishwaniye. Ariko iyo intsinzi nk'iyi ngiyi ibonetse ku ikipe nka Rayon Sport ikabashyira hamwe, iyi ntsinzi niyo mwunzi uruta ibindi bintu byose ntibazakubeshya. Ubu ngubu niba wenda Dizo Prosper hari ibyo atumvikanaga na Gacinya cyangwa se atumvikanaga na Tadeo Twagira Yezu kubirebana n'ibimaze iminsi bivugwa muri Rayon Sport. Ubu wamubonye Dr Norbert ubu bahuye bahana amabizu ya terme y'abariyo amabizu menshi. Ubu ngubu icyo bareba ni next assignment, next game ni polisi ku cyumweru. Ubu bindi intsinzi ariko iyo Rayon Sport iza gukora ikananganya kandi nabwo kuri polisi iramutse itakaje nabwo induru ntabwo zabura. hari umuntu ko byagenda kose bizagerekwa ku mutwe, ariko intsinzi niwo mwunzi ku ikipe nka Rayon Sport. Ako ka video nakabona nibwo uri buseke mu gihe ari kugashaka reka tuba twumve Rwaka wemeza ko yakoze Claude umutoza wa Rayon Sport nyuma y'intsinzi uvuga ati nge nakoze rotation kubera ko abakinnyi nyine bose bagomba gukina niyo mutabanya mbarenga. Ni umukino navuga yuko wagenze neza cyane, ni umukino navuga yuko wagenze neza, umukino twari twiteguye cyane nyuma yuko twari tumaze twaratakaje finale. Rero ni umukino twagomba kwitegura neza kugira ngo nkuko nari nabivuze mbere twiyunge n'abafana by'umwihariko kugira ngo dukomeze tunayobora urutonde rwa champion. Byo twagerageje gutegura urebye kuri kote Basane na Fisto bose n'abantu bafite amavitesi cyane, bafite n'amadrible meza, tukagerageza tukajaje avant ariko ziciye ku mpande kugerageza ngo turebe ko ba créer ama occasion menshi. Abedi nubundi yaje mu mukino asa nkaho tameze neza, match aperi yari yababayeho gatoya, rero no mu mukino ntabwo yarepondaga nkuko tubishaka by'umwihariko nkuko nari nabivuze mbere dufite na match dimanche ya police ari match important cyane. Rero byabaye ngombwa yuko tumukuramo kugira ngo n'abaganga babashe bamwiteho, hanyuma tugerageza n'izindi shwa zishoboka dushobora gukora muri match kugira ngo tubashe gushaka umusaruro. Navuga yuko ikipe y'abafana ni gutya nyine, ikipe buriya iyo yatsinzwe tugatakaza nka finale ibihuha biza ari byinshi, ariko no kubimanaginga twebwe ntabwo twita kubiri hanze, ahubwo icyo twita no kugerageza gushyira abakinnyi muri mudu, tukagerageza kwikosantra kugira ngo twikosantre ku gikombe cya championnat, ari cyo gikombe nyamukuru gikinirwa mu Rwanda gishobora no kuduha itike ya Champions League ariyo y'ingenzi cyane. Navuga yuko ibyo ntabwo mbizi koko, namwe nimba mufite proof, havugwa byinshi ariko nkuko nabibabyiye twe nta marotation yacu tuba twagize by'umwihariko ibyo byo hanze y'ikibuga nta makuru mbifiteho rwose. Inde navuga yuko nta kibazo gihari na kimwe, abakinnyi bose bari muri mudu nziza, twese tushyize hamwe nkuko nabibabye turi kwitegura championnat ari cyo gikombe nyamukuru gikinirwa mu Rwanda, ari cyo tugomba gushyiramo imbaraga cyane kirusha ibikombe bindi byose agaciro. ndetse barananditse ariko ntabwo ari twese, reka tumwumve rero muhireke kapiteni nawe. No mukino twateguye neza, twari umukino ukomeye ko twatakaje mu gishize ku gikombe cy'amahoro, tugomba kuza turi determine igihumbi kugira ngo tubashe gutsinda, so turashimira ko byabashije kugenda neza. Rutsiro twitsinda inshuro enye, uyu munsi ari inshuro ya kane tuyitsinda, so navuga ko ntabwo tureba ibyo dutega cyangwa iki dutegura match yacu match kuri match kandi tugategura neza, so tugakora ibyo tugomba gukora twabikora neza kugira ngo tubashe kubona intsinzi, so turashimira ko byabashije kugenda neza. Icyo navuga nuko tutabara kuri match kandi hamwe n'Imana
tukazajya ku ntego yacu so ntacyo ntabwo dufite wo tugomba gukora tubikora neza kandi 100%. Nta giti tuguko turareba match zacu ntabwo tureba match za APR tureba match kuri match so kuba APR yakina mbere yakina nyuma ntabwo bitureba icyo tureba ko tureba equipe yacu ko yitwara kandi tugomba kwitwara neza kugira ngo tubashe gutwara igikombe so twe ntabwo turi federation ntabwo turi Rwanda Premier League turi Rayon Sport turitegura ibyacu tubagategura ibyabo so nabwo kubwanjye ko twe turi determine 100% kandi turizera neza mwe n'Imana ko zagira ku ntego zacu. Icyambere navuga ko ntanguka muri equipe kuko buri umwe afite contrat kandi nkabandi umuyobozi w'abakinnyi so turaganira afite ibibazo bakagereza kwegera abayobozi kugira ngo bashe kubikemura so kwa umukinnyi muri tugi yanditse lettre si nivuze ko equipe yose yanditse lettre so twe turafocusinga ku ntego zacu tureba nimba twagira ku ntego zacu so ukuba umwe afite ikibazo twese kandi twebwe tugomba kugirengagiza tugasaba komite ko yabirebaho nimba afite ibyo yakemuka bikemura bikava mu nzira ariko twe nka Rayon Sport cyangwa abakinnyi tugomba gukora akazi kacu mu kibuga ni mu kibuga dukorera akazi kacu nagari yanze ikibuga. Uwo ni Kevin Rwaka nyuma y'umukino ibyo batangaje ngira ngo ibyinshi twaza kubivuga kuri yaba ibyo tuvuga kuri zino interview yaba ibyo tuvuga kuri Rayon Sport nyuma y'umukino ngira ngo aka video ngaka mbere kutya kwamaza reba president bamwita Tadeo yanabyinaga yakomaga amasha agatitira yandi byakora udajya byinamo icyo bita ibyishimo by'intsinzi
ibyaranze umukino w'ejo Rayon Sport wanatumye isubira ku mwanya wa mbere. Tumaze kumva Muhire Keve yavuga ko Rayon Sport abanditse, ubwo ni nka Muboneka akomoza akavuga ati yanditse ku giti cye ntabwo ari twese, ati mugese ubwiyo kuvuga ko harimo umwuka mubi ni ikibazo cyaba gihari n'icy'umuntu ku giti cye n'ubuyobozi bagomba ko twanasaba ubuyobozi ko bwabikemura mu maguru mashya twe tugakomeza akazi kuko ngo ufite ijambo rimwe ahora asubiramo ngo umukino ngo kuwundi ngo intego yacu ngo nugutsinda ngo umukino cyo kureba bya pere twe ntibi nakana bavuze ngo twe ntago turi Rwanda Premier League cyangwa se Ferwafa ngo twe dupanga ikipe iri gukina imbere y'indi atwe turi match yacu ati yabivuze Keve akavuga ati ariko ati Rutsiro bari bayibateze ati kandi twitsinze bwa kane afite imibare niyo mibare yaba yayirebye ryari mwese bayitsinze Peace Cup Rere Tour sibyo no muri champion haje yabatsinze igitego gwe baraga kane kikurikiranye mu mwaka umwe ntabwo nanabyibukaga kuba bitekereza gusa ubwo rero aba yakabaze kabisa ko bamubwira ati match yari ikomeye bari bayibateze kandi twitsinze bwa kane twitsinze kandi subwiye ikipe mwayidutega gute kwera. Hanyuma ngabo mbere yuko tujya no muri Rutsiro ubwo ikipe ya Rayon Sport yasubiye ku mwanya wa mbere iri clear ibitego bibiri buriya ikira abantu batari bamenye ibitego bitatu APR yatsinze Marine nibyo yari ikeneye kugira ngo ihitinganya na ibitego oya subiramo kan nk'ukuri ubu ngubu Rayon Sport ni ya mbere n'amanota 56 irarusha APR ibitego bibiri ari nabyo rero yarayitsinze nyine ibitego bitatu APR yatsinze Marine byarangije umugoroba APR yaciye kuri Reyo ariko no mu bitego banganyije ako kantu sine nakabonye rwose harakurikiyeho kimwe Rayon Sport mu rwego kwitegura polisi wenda tuzavuga ko Rayon Sport match itaha ni ya Prosper Muhirwa tajiri Prosper Muhirwa ikintu namenye abitwa ko ari abayobozi ba Rayon Sport aho bava bakagera ngo bagiye kumujya inyuma. Hari ibintu byagiye biba muri ibi bintu byo gutegura ama match hiti ugasanga hari nk'abantu bishyize hamwe ari nka 30 bari gushaka ziriya miliyoni 8 zo gutegura match, hakaba n'abandi usanga ari nka batatu bari gushaka ziriya miliyoni 8 zo gutegura match ngo bararebye basanga Prosper nta bantu yashatse ngo yifitiye abantu nka babiri arihagije aravuga ati je nzabyirukankiramo ariko barashaka kumufasha barashaka kumujya inyuma. Nabonye barimo baninginga abafana babo ngo babakandira kanyenyeri sinzi nawe bibonye ku ma social media kuvuga ati mukanda kanyenyeri rwose mutera inkunga ikipe yanyu bafite match ikomeye ya Police numvise ko ngo bashobora kugeza